Reka mbasuhuze inshuti bakunzi mukurikiye Urwego TV, ni Jacques nk'ibisanzwe. Tugiye kubereka uko ikizamini cyo gutwara imodoka zo mu rwego rwa B cyitwa parikingi gikorwa. Abantu benshi usanga iki kizamini bagitinya, ariko nta birenze birimo. Parikingi ni uku nguko ibiteye, murabireba. Kwinjira winjirira ahangaha iburyo. Imodoka ugomba kuba ishyizemo hano hagati na hagati ititambitse mu gihe kigera ku minota 7 ukaba wanasohotse. Nuko nguko ikizamini kiba giteye. Kugira ngo winjire neza rero muri parikingi, uhera ku ruhande rw'ibumoso rwa parikingi ukazana imodoka iteganye neza na parikingi. Ubundi parikingi iyo uyitangiye nabi kugira ngo uyishobore birakugora. Reka turebe, byibura uhera nkaha ukaza imodoka iteganye na parikingi nk'uko nari maze kubivuga, witonze rwose. Parikingi nta kwirukanka bibamo, kuko iyo ushatse kwirukanka birapfa. Ukaza ukaringaniza iyi rotorovizeri y'iburyo y'imodoka n'iki giti cya parikingi cy'iburyo. Imodoka ibiteganye na parikingi, rotorovizeri iringaniye n'iki giti, byibura ku buryo hagati ya rotorovizeri n'igiti haba harimo nka santimetero 20. Ubwo noneho iyo umaze kubona biringaniye, uhita ukata imodoka yose ugana ibumoso. Warangiza ukagenda gake gake ureba muri rotorovizeri y'ibumoso. Nababwiye ko muri parikingi nta kwirukanka bibamo. Hano icyo uba ureba muri rotorovizeri y'ibumoso, uba ugenda ucunganwa n'uko ibi biti bibiri bizamo. Ikiba kigaragara cyane ni iki ngiki cyo haruguru, naho iki ngiki cyo hagati uba ubona neza neza kiri ku modoka. Iyo umaze kubona bimeze gutyo, uhita ugorora amapine ku buryo uramutse usubiye inyuma udakase, wagenda iki ngiki ukakigongesha ipine, kuko kiba giteganye n'ipine neza neza. Ubwo muri rotorovizeri y'iburyo ho uba ureba iki giti, nacyo ntuba ukireba neza kuko kiba kiringaniye n'imodoka. Mu gusubira inyuma rero urimo winjira muri parikingi, iki giti ni nacyo witaho. Ubwo ugatangira ukinjira rero, ari nako ucungana n'iki giti muri rotorovizeri y'iburyo, umeze nk'ushaka kukigongesha ipine. Murabona ko twahashyize umuntu kugira ngo bigaragare neza. Ubundi nta muntu uba uhari. Uriya muntu wambaye umupira w'umukara ahagaze kuri iki giti. Ukagenda neza witonze. Noneho iyo umaze kubona rotorovizeri yawe y'iburyo imaze kuringanira n'iki giti, ari cyo cy'iki ngiki, uhita uhagarara. Uhita utangira icyo twita manevure. Ukata imodoka yose uganisha ibumoso vuba vuba, kuko ubusiganwa n'iminota. Warangiza ugasubira inyuma gakeya nka santimetero 20. Ugahita uhagarara ugakaraga vuba vuba uyiganisha iburyo. Kandi nabwo ugakata imodoka yose. Warangiza ugashyiramo vitensi ya mbere ukigira imbere nabwo nka santimetero 20. Ni ukuvuga ngo santimetero wagenze ujya inyuma ni nazo ugenda ujya imbere, kugira ngo imodoka ize kujyamo neza ititambitse. Ubundi muri parikingi umuntu akora manevure 4, imodoka ikabigezemo neza. Ariko hari n'abakora 2 gusa cyangwa se 3, biterwa n'ubuhanga bw'umuntu, ariko kenshi na kenshi umuntu akora manevure 4. Iyo umaze kurangiza manevure 4 rero, 2 zijya inyuma n'2 zijya imbere, uhita utangira ugacunga ko imodoka irimo. Ureba imbere ukareba yuko igiti cya parikingi cy'imbere cyo hagati kiri mu modoka hagati. Warangiza ukareba inyuma ukareba ko igiti cya parikingi cyo hagati cy'inyuma kiri mu modoka hagati. Igiti cya parikingi cyo hagati inyuma ni iki ngiki, ureba ko giteganye n'iri tara. Wowe uba urimo imbere mu modoka, biba bigaragara gutya. Ushobora kubirebera mukareba nyuma kari hejuru mu modoka, cyangwa se ugahindukira ukarebayo, biremewe nta kibazo.
noneho iyo umaze kubona imodoka irimo neza ititambitse, ubwo haba hasigaye kuringaniza umwanya w'imbere y'imodoka n'uw'inyuma y'imodoka. Uburyo rero iyo myanya uyiringaniza nta kundi, hari agakare kari ku ntebe y'inyuma ku ruhande rw'iburyo. Ni akantu gashinzeho kandi kaba kagaragara iyo uri mu modoka kuri vola, ubu kareba gutya. Ubwo noneho uhita ugorora amapine, warangiza ukaringaniza aka gakare n'iki giti aricyo cy'iki. Ni ukuvuga ngo aka gakare iyo karinganiye n'iki giti, umwanya uri imbere muri parikingi hagati y'imodoka na parikingi uba ungana n'umwanya uri inyuma. Ubwo noneho warangiza ugakuramo vitensi, ugashyiramo feriyame, ugakanda ihoni ubaza yuko imodoka irimo neza. Iyo bakubwiye ko imodoka itarimo neza, ureba ikibura ukagikora. Naho iyo bakubwiye ko imodoka irimo neza, uhita utangira gusohoka. Uba uri gusiganwa n'iminota. Uburyo usohoka rero, ushyiramo rivanse, warangiza ugakuramo feriyame, ugasubira inyuma amapine akigoroye. Ubwo ugira ngo ubone umwanya imbere wo kuza gusohokeramo, kuko imodoka uba wayishyize muri parikingi hagati. Ubwo noneho uhita ushyiramo vitensi ya mbere, ugakata imodoka yose vuba vuba uganisha ibumoso, warangiza ukigira imbere. Wigira imbere ku buryo hasiga akanya gatoya cyane, wirinda kuhagonga. Warangiza ugahita ukata vola vuba vuba uganisha iburyo, ugakata imodoka yose, ugashyiramo rivanse, ugasubira inyuma. Usubira inyuma, ureba inyuma, uri gucunga kugira ngo imodoka itagira igiti na kimwe cya parikingi ikoraho. Iyo ubonye bishoboka ko usohoka, uhita usohoka, ariko iyo ubonye bitarashoboka, urongera ugakora indi manevure, hanyuma ugasohoka. Nuko nguko rero ikizamini cya parikingi gikorwa, nta kundi. Ubonye yuko ari ibintu bigoye ariko atari cyane. Icyo usabwa ni ugushaka provisoire. Niba utayifite, amategeko y'umuhanda turimo turayigisha online, ubundi tugufashe kubona perimi. Ikindi ndi kugusaba muntu wanjye, nimba utarakora subscribe, yikore kugira ngo utazajya ucikana. Ubundi ahasigaye Imana ibarinde.